Muraho neza nshuti zanjye kuri Star 204 TV, ikaze ndabasuhuje, nari mbakumbuye mwumve ko mbahaye ikaze. Hanyuma niba uri mushyashya kuri iyi channel yacu urabakore subscribe, cyose tuzishyira ibiganiro byacu byiza dukoza ku bana, kandi namwe dusanganywe ndankomeje kubashimira cyane ku musanzu wanyu. Mukomeze ibiganiro mu bisharinge kugira ngo ubumenyi tuba twungutse n'abandi benshi batandukanye bajye babimenya. Uyu munsi rero nabateguriye ku bijyanye umuntu yashyira mu cyumba cyo kuryamamo kugira ngo yumve atekanye. Ubusanzwe icyumba cyo kuryamamo ni ahantu h'umutuzo, ni ahantu heza umuntu aba agiye kuruhukira, mbese ni igice gikomeye mu nzu y'umuntu. Iyo ufite icyumba cyiza gitekanye kirimo amahoro, niho gusinzira kwawe kuva, kandi gusinzira bikavamo kuruhuka neza, bityo bigatuma n'imirimo yawe ya buri munsi uyikora neza. Hari ibintu rero bishobora kukuderanja mu cyumba cyangwa se bikakubuza umutekano ku buryo gusinzira bigorana. Nibyo tugiye kuvugaho, ndetse tunabwira amabara meza wasiga mu cyumba, tubabwire n'andi adakwiriye gusigwa mu cyumba kuko hari amabara abuza umuntu umutekano, ariko kandi hakaba n'andi mabara ashobora gutuma usinzira neza ukagubwa neza. Ikintu cya mbere wakwirinda mu cyumba cyo kuryamamo ni ukuhashyira akajagari, ibintu byinshi bitandukanye, ugasanga icyumba kiruzuye kimeze nka sitoke, hahandi ukinjira mu cyumba ubona ibintu. Rero ibyo bintu ni bibi kuko bishobora gutuma udasinzira neza. Ikindi cya kabiri ni kwa kundi abantu bamanika imyenda mu cyumba bagashyiramo uduhanga cyangwa se twa tuntu batera ku nkuta, ugasanga mu cyumba huzuye imyenda. Iyo myenda rero ifite amabara atandukanye, ushobora gusangamo ubururu, ushobora gusangamo umutuku, ushobora gusangamo umukara, ushobora gusangamo icyatsi, ugasangamo umweru, ugasangamo umuhondo. Ako kavuyo k'amabara atandukanye gashobora kukubuza ibitotsi mu gihe ugiye kuryama. Kandi twamaze kubona ko mu cyumba ni ahantu h'umutuzo, ni ahantu ho kunezererwa, ni ahantu hagomba kuba hari safe kandi hafite isuku. Rero nufata imyenda ukayitera ku gikuta, ugashyira ku gikuta, mu by'ukuri ntabwo nakwizeza gusinzira neza, kubera ko mbere yo kuryama uzabanza urebe muri ya mabara ari ku gikuta, ubanze urebe ibintu byinshi bitandukanye bijagaraye. Icyo gihe hari ikintu kizagabanuka mu bushake bw'ibitotsi byawe, ubwonko buzahita butarara bujye kure, ku buryo bishobora kukubera imbogamizi ukaba utasinzira neza. Ubwo rero birakwiye ko ibintu byinshi mu cyumba ugomba kubivanamo. Ikindi ugashaka garderobe, cyangwa se niba ntayo ufite ukaba wafata valise, imyenda yose ukayizingiramo, ariko icyumba kikaba clean, kikaba gisa neza, ku buryo nta yandi mabara ubona mu cyumba usibye uburiri ugiye kuryamamo, ubwo n'inzitiramubu n'inkuta nyine zikeye zimeze neza, kandi nazo zikaba ari ya mabara meza adashobora kugutera ibibazo ku buryo ushobora kubura ibitotsi. Ikindi kintu cyagufasha gusinzira neza mu cyumba cyawe ni ukuba ufite rido iremereye, rido ku idirishya, umucyo ntuze mu nzu mu gihe wazimije itara, ukajya kubona ukabona n'ubundi harasa nk'ahererutse, ibyo nabyo byakubuza gusinzira. Ugomba gushaka rido iremereye, ya yindi nyine ifite kushe itabonerana, bizagufasha nabyo gusinzira neza. Ikindi kintu cyagufasha gusinzira neza ni ukugira nyine icyumba gifite isuku, kuba hasukuye, wumva ari ahantu nyine ho guturiza, wumva ari ahantu ho kuruhukira. Ibyo nabyo bizagufasha gusinzira neza. Ikindi kintu cyagufasha gusinzira neza ni ukuba uryamye mu mashuka menshi, kuba wumva ibintu byose biri ku murongo, kandi nanone ukaryama mu ibara ryiza ry'ishuka, naryo ritanga umutuzo, bikaba rero byatuma nabyo usinzira neza. Rero reka duhere ku mabara ashobora gutuma udasinzira neza igihe asize ku bikuta byo mu cyumba cyawe. Harimo ibara ritukura, hakazamo ibara rya move, hakazamo ibara rya oranje, hakazamo ya mabara yose apika umuhondo. Ibara ry'umuhondo naryo ntabwo ari ibara ryiza ryo gusiga mu cyumba. Ubwo rero buri mabara yose tugiye kuyavugaho, tuvuge ibintu byayo bitagenda neza ku buryo ushobora kukubuza gusinzira.
Reka duhere ku ibara ry'umutuku. Ibara ry'umutuku nubwo rigaragara nk'ibara ryiza mu maso y'abarireba, cyane cyane ku gitsina gore, murabizi ko abagore dukunda umutuku mu myenda cyangwa se no ku modoka, ni ibara ridukurura cyane, ariko nyine ni ibara udakwiriye gusiga mu cyumba cyawe. Ariko nk'umugore cyangwa se umukobwa, ndakugira inama ku ibara ry'umutuku. Uramutse ugiye guhura n'umuntu bwa mbere, uzagende wambaye ikanzu y'umutuku, ariko mu cyumba oya. Ibara ry'umutuku impamvu utagomba kurisiga mu cyumba, ni ibara rituma ubwonko budatuza, ndetse iyo amaso arireba ubwonko ntabwo butekana, ahubwo bukomeza butekereza ibindi bintu binyuranye, bityo bikaba byatuma n'umutima wawe utera bidasanzwe, umutima ugahagarara ukumva ntutekanye kubera rya bara ry'umutuku. Ibaze nawe igikuta cy'umutuku n'uru rumuri rwose n'uyu mucyo, ntabwo ushobora kugisinzirana. Ntabwo ari ibara rishobora gutuma umutima utuza, ntabwo ari ibara rishobora gutuma umutima uruhuka. Ibara ry'umutuku muzaryirinde mu byumba muryamamo. Irindi bara dukurikijeho tudakwiriye gusiga mu byumba byacu ni papo cyangwa se move. Iri bara naryo ryenda kumera nk'ibara ry'umutuku. Naryo ni ibara rishobora kugutera impagarara mu bwonko, ukumva ufite imvururu mu mutwe, hahandi udashobora gusinzira, bityo rero rikaba ryakubuza ibitotsi. Rero twabagira inama yo kudasiga ibara rya move cyangwa se papo ku bikuta byo mu cyumba, kuko ntabwo ari ibara ryiza namba. Waryama ugatuza wumva wizeye umutekano, ntabwo ari ryiza kuko ntabwo riha ubwonko umutuzo. Iyo amaso arirebyeho akomeza akurura iyo shusho ya move, agakomeza akurura iryo bara, ntabwo ari ibara ryiza ryaguha umutekano ku buryo usinzira ngo wumve uguwe neza, ahubwo kubera ko rituma ubwonko bukora cyane, urakomeza ukaryitegereza, wanafunga amaso ugasanga ntabwo utuje. Irindi bara ridakwiriye kujya mu cyumba ni ibara ry'umuhondo. Ibara ry'umuhondo rero naryo si ibara ryiza ryo gusiga mu cyumba uryamamo, kubera ko naryo rituma ubwonko budatuza, rituma ukomeza ureba, ndetse bikaba byanatuma utekereza ku bintu byinshi, bitewe n'uko iryo bara ntabwo ryahaye umutuzo ubwonko. Niba wari ugiye kuryama hari ibintu washyize ku ruhande, iri bara rituma byongera bikagaruka ibyo wiriwemo, akenshi na kenshi ugasanga urongeye usubiye nk'umuntu usubiye mu kazi wiriwemo, mu by'ukuri bikaba byatuma usinze ariko byagoranye, kandi noneho wanakanguka, wabyuka mu gitondo ukumva ufite umunaniro ukomeye nk'aho n'ubundi waraye mu kazi, nyamara byatewe n'ibara wasize mu cyumba cyawe. Ntabwo ari byiza gusiga ibara ry'umuhondo mu cyumba cyawe, kuko ntabwo ari ibara ryiza wasiga mu cyumba. Hanyuma irindi bara naryo rishobora kukubuza umutekano igihe ugiye kuryama ni ibara rya oranje. Oranje muraribona, naryo ni ibara ripika cyane, ni ibara rikeye, ni ibara naryo rishobora gutera umujagararo w'ubwonko. Iri bara rero naryo si ryiza namba kurisiga mu cyumba uryamamo, kuko mu cyumba haba hagomba kuba amabara atanga umutuzo, amabara y'umudendezo, amabara atuma umuntu asinzira neza. Rero iri bara naryo ntabwo ndibashimiye mu cyumba. Niba wari urifitemo ugire bwangu urihindure, kuko wenda mu kubura ibitotsi byawe cyangwa no kubyukana umunaniro, ushobora gusanga ibara wasize mu cyumba cyawe naryo ribifitemo uruhare kugira ngo wumve utaguwe neza, kandi mu by'ukuri umuntu ajya kuryama yizeye kuruhuka, yizeye gutuza, yizeye gusinzira. Ubwo rero iri bara naryo rya oranje si ibara ryiza. Reka tujye ku mabara rero meza twasiga mu byumba byacu. Harimo iri bara ry'ubururu. Ibara ry'ubururu ni ibara ryiza wasiga mu cyumba cyo kuryamamo, kuko burya ibara ry'ubururu ni ibara ry'umutuzo, ni ibara wumva uhumeka neza, ni ibara rigufasha, rituma ubwonko butuza, ubwonko bukumva buratekanye. Ubururu ni ibara ryiza cyane nagushimira mu cyumba cyawe, kuko bituma uruhuka neza. Mbere y'uko uryama amaso yawe yamaze kureba ku ibara ry'ubururu, uzasinzira neza, kuko ni ibara ry'umutuzo, ni ibara ryiza cyane nagushimira. Hanyuma irindi bara ryiza nagushimira mu cyumba uraramo, ibara ry'icyatsi. Ibara ry'icyatsi ni ibara rituma umuntu yumva atekanye,
akumva aguwe neza, akumva ararinzwe, akumva ari safe. Ni ibara ryiza cyane ryo mu cyumba kuko rituma ubwonko butuza, umutima ugatera neza, ndetse ukagenda wumva akanyamuneza utazi ahantu kari kuva, nyamara ari iby'amaso yawe yarebye. Mwibuke ko ibintu duha amaso yacu nibyo bishyira ubwonko, noneho ubwonko nabwo bugashyira umubiri, bigatuma uburyo tumera, uburyo twiyumva, burya biba byavuye ku bwonko. Rero ibara ry'icyatsi ni ibara ryiza, mbashimiye, muzarisige mu cyumba ubundi muzambwira nyuma. Tugeze ku ibara rya nyuma ryiza naryo ryo gusiga mu cyumba umuntu aryamamo, ni ibara ry'umweru. Usibye ko ubwabyo umweru ari ibara ryiza ryerekana isuku, ni n'ibara ritanga umutuzo n'umudendezo, byonyine wumva uryamye ahantu heza, ubwonko buba bwamaze kubyakira ko uryamye ahantu hari isuku, ahantu hari umutuzo, hari umudendezo. Ibara ry'umweru rero ni ibara ryiza cyane kuko rituma ubwonko butekana, bigatuma wumva uri umuntu uri clean, uryamye ahantu hari clean, uryamye ahantu heza, bigatuma wumva utekanye, ndetse bituma n'umutima utera neza, amaraso agatembera neza mu mubiri, kubera ko uryamye ahantu wumva hari sekirite, hatuje kandi hasukuye. Mu by'ukuri ibara ry'umweru ni ibara ryiza wasiga ku nkuta zawe zo mu cyumba, ugasinzirana amahoro, umutuzo, ndetse mu gitondo ukabyuka ufite imbaraga, ufite imbaduko, kubera ko waryamye neza, wasinziriye neza. Ngayo rero amabara meza yo gusiga mu cyumba ni icyatsi, ni ubururu, ni umweru. Andi mabara ushobora gusigamo ni amabara yijimye, atari ya mabara acanye cyane, bakaba bafata amarangi bakayavanga bikabyara ibara rituje, ricecetse, atari rya bara rishayininga cyane. Rero mwakoze kubana natwe, iki ni cyo uyu munsi twari twabateguriye kuganira namwe, kubabwira ku mabara umuntu yasiga icyumba agasinzira neza. Rero ndakwibutsa gukora subscribe niba ari ubwa mbere tubanye, kandi niba dusanganywe iki kiganiro ukaba wagikunze, ukore comment, ukore share kugira ngo n'abandi bantu bamenye ubumenyi nk'ubu tuba twasangiye. Nakagaruka rero, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Bye bye bye.